ndababwiye ko ngiye buri mugabo wese namwemera ubundi yego ra ariko se koko wararuye njye mfite umugabo w'ibogari kuba abo bantu bose murirwa mumpereza none hari igihe mbareba cyangwa mva ndababaye pe bagafata umugabo wawe ukiri boga ukiri mutoya ugifite amaraso ashyushye bakagufata bakagenda bakakujyana ahubwo baba barimo baranashakisha se tubazi Muyango n'umuntu witwa Kimenyi biravugwa yuko bagize bate nabo batandukanye. Sinzi niba mubyibuka yuko ibi bintu byo guhora abantu bavuga ngo Muyango na Kimenyi batandukanye ni kuva aba bantu bakimara gusezerana mu buryo kibwemewe n'amategeko nibwo izi nkuru zatangiye kuza rwose urebye kuko batari basezerana nta gihe na kimwe twigeze twumva iyi nkuru. Donc abantu bibajije ubundi Muyango na Kimenyi bikanze iki cyatumye basezerana. Muyango Kimenyi yavunitse kuriya agenda kuriya hafi nko ku mbago, ku bantu babibonye yakoze ubukwe yambaye inkweto zifunguye inyuma avuye mu bitaro. Abantu bari baje ni iki cyatumye abantu bakora ubukwe huti umuntu yavunitse arwaye nyine ubona yuko ubuzima bwe buri ahantu hagoranye, ni iki cyatumye kibihutisha, cyatumye bavuga ngo bakore ubukwe huti. Ese Kimenyi yabibonaga yuko umugore wiwe afite amashagaga nta garuriro bituma avuga ngo reka dukore ubukwe byibuza hari ikintu cyazatuma nyine amashagaga ya Muyango agabanyuka? Ese ni Muyango wabisabye umugabo we yuko yenda yabonaga hari ukundi kuntu abibona mu rukundo rwabo bitari kugenda neza, yenda yumvaga hari bond iziyongera mu rukundo rwabo mu gihe baba basezeranye ko bari babanye imyaka igera nko kuri 2 cyangwa 3 badasezeranye. Nuko rero niba mubyibuka neza izi nkuru nyine nkuko nabivuze nkitangira zatangiye mu gihe bari bamaje gusezerana, ariko ku bantu bakunda iyi couple ntekereza yuko mudakwiye kubatera amabuye. Ikindi abantu bakomeje kuvuga, Muyango ni umukobwa wavuga ngo arahenze, ari class, ashobora no kuba arusha umushahara umugabo we, bituma bavuga yuko ikindi Kimenyi ashobora kuba ari umuntu uri shy, Muyango akenera ibintu byinshi Kimenyi atamumenyera. Ikindi kintu cyaje guteza saga ngo ni ukuntu nta n'umwe ngo wari ugiforowinga mugenzi we. Nongere mbabaze mwa bantu ko mukuze mukaba muzi ubwenge musobanutse, urugo rwubakirwa kuri social media, ibyo bintu Kimenyi yabihakanye kenshi. Urugo rwubakirwa kuri Instagram ngo umwe ngo nta giforowinga uwundi, bigenda bite? Niba mubyibuka neza ikiganiro Muyango yakoranye na ba Brian n'abara, yarabwiye ati abo bagabo bose munkingira n'izo nkuru zose munshyiramo cyane abagabo muhora mumvugana nabo, abo bose abantu bangana gutyo, abantu tari ku rwego rumwe, abo bose nta n'umwe nakemera, mfite umugabo umwe nkagira umwana umwe. Mwa bantu mwe ko mukomeje gushyushya inkuru ngo aba bantu batandukanye, inyungu mubifitemo ni iyihe? Gutandukana kwa Kimenyi na Muyango muzabyinjizamo ayahe mafaranga? Kuba batandukana wowe nkawe uri kubivuga ngo uriya mukobwa n'umusore ntabwo yashoboka na Muyango. Rega buriya Muyango ntabwo twamumenye nka Miss Photogenic, ntabwo ariko twamumenye cyane ari uko yabanye nande, ari mu rukundo nande na Kimenyi. Kugira ngo Muyango azamuke kuriya tumwumve cyane, ijwi rya Muyango ryumvikane cyane muri entertainment, ntabwo ryumvikanye muri Miss Rwanda gukora Miss Photogenic, nta kintu abavuze cyane muri Miss Rwanda, sibyo? Ahubwo tumaje kumenya uko yagiye mu rukundo n'umuntu witwa Kimenyi nibwo abantu bamukunze babiha agaciro. Donc couple y'abastar abantu benshi cyane babyitaho, bituma nyine babahanga amaso barabakunda. Donc ikindi cyatumye abantu banamukunda cyane ko umuntu mwabana mukabyarana ntimugirane ikibazo mukamarana imyaka ingana kuriya mu nzu, finally bikagira gute mukabana, byanejeje abantu benshi. Umuntu muzima akunda umuryango, umuntu muzima akunda abantu babanye badashwana. Ariko Muyango yagiye atwererwa ibintu by'ibibombe byinshi cyane, abantu bagenda bamuvuga kenshi cyane, abantu bagenda
bamuvugaho inkuru zitari nziza, ariko Muyango murabyibuka yuko muri Miss Rwanda bavuze yuko yasimbukaga akizira i Kigali guseyinga, ariko ibyo bintu byose yabirenzeho arakora cyane. Rero uyu mwana w'umukobwa Muyango arakora cyane, n'umugabo we arakora cyane, gukorega n'ubwo abantu bari kuvuga ngo ntakora. Ubu si ibintu byose yajya gukora, niba ibyo yakoraga byatumaga abantu bamubona, kuko yari umukinnyi w'umupira abantu bakamubona. Ubu si izindi business zose afite turazizi, nazo ajya aza kuzironshinga, azavuge ngo nje gupresenta umushinga wanjye kugira ngo mubone yuko nubwo ntakora ibyo muzi, ndakora kugira ngo umenye ko ntunze umuryango wanjye, umugore wanjye n'umwana. Ni amahirwe n'umugisha kuba Muyango akora, arahasoringa cyane. Uriya mugore arakora, arara amajoro, urumva? Ntabwo bivuze ko kuba arara amajoro yahostinze bivuze uburaya. Hari abantu bakora uburaya mu ibanga rikomeye kandi bambaye ibijipo birebire ntacyo na kimwe bisize, ari indaya zeruye kandi mu mitima yabo bareruye, ariko inyuma uko tubareba ni iki? Ni abantu bagize bate, biyorobetse. Rero kugira ngo mutwerere Muyango ngo ni indaya, ngo ntabwo yabana na kimenya amurusha amafaranga. Guys, aba bantu uburyo kibahuye bakihanganirana mu bintu byose babavuzeho, ntabwo tubizi, nta n'ubwo dukwiye gushyushya inkuru ngo aba bantu bashwaye. Ubwo Muyango ni umukozi cyane, urumva? Ni umukozi cyane kugeza ku kigero cy'uko ahanga udushya twa buri munsi nk'umujene uzi ubwenge, ufite izina rye aribyaza iki? Aribyaza amafaranga, izina rye aribyaza umusaruro. Rero usanga ari byo abantu ahubwo bigaragara ko bamugirira ishyari kugira ngo agira ate, bamugirira ishyari, bakomeza. Ariko ishyari ryanyu mwebwe ntabwo muzi yuko muri kumwamamaza, ahubwo n'abatamuzi bagomba kumumenya. Ni umukozi cyane, umuntu arahostinga, akora kuri televiziyo, umuntu arara ari amajoro ameze kuriya, afite protocol company, noneho yakoze cano iri kurebwa ku kigero cy'uko mbese ubu ngubu isoko agiye kurisanya n'abantu bitwa abara. Nibo bantu babiri bihariye iyi mihanda. Ariko guhora mumushinja ngo umugabo we ntakora, ntiyamushobora, umugabo we ari shy, ntafasha kumusohokana ahantu hahenze, azajya ajyaho si ibintu byose abishyire ku mbuga ngo kugira ngo mukunde munezerwe. Guys, abantu bakunda Muyango na Kimenyi, uru rugo rurakomeye, uru rugo ruri strong, uru rugo rurubakitse birenze uko twe tubitekereza. Ntabwo bazaza kubakira kuri TikTok, kuri Instagram, ntabwo bazaza kubakira kuri Twitter no kuri YouTube. Aba bantu barakundanye, aba bantu bafite urugo rwiza, aba bantu barubatse kandi ni n'abakozi. Ibyo mwebeshya ko Kimenyi ari umushomeri, muribeshya. Ntago ari umushomeri, ntago azaza. Nongeye mbasubiremo yuko imishinga ye na business byiwe ntago azaza kubigira gute, ntago azaza kubibereka nkaho kugira ngo mukunde munezerwe. Ntabwo mumushinzwe. Niba Muyango yakoze cano, ntibivuze yuko na Kimenyi business yose azayizana hehe, azayizana ahangaha ngo kugira ngo menye neza yuko atunze urugo rwe. Ariko uru rugo rurakomeye, uru rugo rurubakitse. Guys, Muyango agomba gukora ndetse na cyane, kuko izina rye agomba kuribyaza iki? Umusaruro. Ibyo muvuga rero ngo Muyango bazajya bamurya mu buryo ki bwose bushoboka, ngo mu mpande zose, ngo kugira ngo akunde abone amafaranga, ngo mbese bazajya bamuzenguruka. Nicyo nshaka kuvuga. Guys, bamuzenguruka muhari, bamuzenguruka muri kumwe nawe. Ni umukobwa w'umukozi kandi agomba gukora mu buryo ki bwose bushoboka, urumva? Agahuriza hamwe n'umugabo we bagatera imbere, urumva neza? Ibyo rero mutangiye kumutazira n'indaya, arasireyinga, arara umumbari, aramaze niba ziraramo nawe uzirayemo bakakwishyura, wajyamo kuko we urariramo aho ngaho. Uri ku mihanda, nta kintu wunguka. TikTok nta kintu ikumariye, n'ibindi byose social media ubaho ntibiguhemba, ariko we ibyabaho byose biramwishyura, urumva neza? Ubona ngo bazajya bamurya mu buzamuka n'ubumanuka, muribeshya cyane. Aba bari mu nyungu, bari kwinjiza amafaranga, amazina yabo bari kuyabyaza umusaruro. Nawe uraho muri comment uri gutuka abantu, kandi urugo rwabo rurubakitse, rurakomeye. Mubareke guys, mubareke, mubaha amahoro. Muyango iyubakire, nezerwa, gira urugo rwiza rw'umugisha. Wagiye mu Faransa baragutuka, bari bazi ko utazagaruka, kandi waragarutse. N'ibindi rero byose bizavugwa, ariko uzubaka, kandi uzubakira hejuru y'amagambo yabo, kandi nta kintu uzaba na Kimenyi ntacyo azaba. Imana ikomeze.